Ndabasuje mwese abakunzi b'inkuru story, amahoro y'Imana abane namwe. Tubashimiye ko mukomeje kutugaragariza urukundo, mureba ibiganiro byacu, mukora like, mukabisangiza n'abandi. Uyu munsi ngiye kukubwira abantu 20 ku isi bafite ibice by'umubiri binini cyane kurusha ibyo ufite. Uratangaye? Ubundi wowe igice kinini ku mubiri wawe ni ikihe? Niba ari igice cy'umubiri wiyiziho kiruta ibindi bice by'umubiri cyangwa ukaba warabibonye ku wundi muntu, menya ko uri mu bantu bake babonye ibitangaza ku isi. Wakwibaza uti kuki mvuze ko wabonye ibitangaza? Ni ukuri nanjye naratangaye umunsi mbona umuntu ufite amaguru maremare ku buryo bigoye kubona ipantaro imukwiye. Byarantangaje cyane. Ikindi ntabwo nari nzi ko hariho umuntu ushobora kureka inzara ze zigakura nk'imizi y'ibiti. Uyu we yankujeho. Reka kubicisha amatsiko mbibwirira ibi bitangaza by'abantu tubanye nabo kuri iyi si kandi bakabihemberwa. Kadore kuri uyu mugore witwa KILLAMAN ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas. Uyu mugore rero we afite agego ko kuba umugore ufite amaguru maremare kurusha abandi bose uzi kuri iyi si. Amaguru ye yombi ubwayo asumba abantu barenga miliyoni nyinshi hano ku isi. Nebera nawe ukuntu areshya pe. Wakwibaza uti se yamenyekanye ate nk'umuntu ufite aka gahigo? KILLAMAN ubwe niwe wabanje kuvumbura ko afite amaguru maremare. Umunsi umwe yagiye kugura ipantaro aza gutangazwa nuko imyenda yose yigeraga yabaga amakabutura kuri we. Ibaze nawe, reba ipantaro wambara ushobora kuba waranagabanyishije bimwe bigezweho kuri uyu mukobwa. Menya ko witungiye amakabutura gusa. KILLAMAN rero nyuma yo gukora ubushakashatsi bwe bwite ku gitabo cy'amateka cyandikwamo ibitangaza hano ku isi, icyo gitabo cyitwa Guinness World Record. Yafashe umwanzuro wo gupigana n'abandi bumva ko bafite akaguru karekare, ariko katari kamwe k'inzererezi. Nuko baturuka impande zose z'isi biza kwemezwa ko KILLAMAN ari urusha abandi amaguru maremare ku isi. Biratangaje cyane. Kadugaruke ku wundi muntu w'igitangaza wamenya ukamenya aho amakuru ni uwitwa YUZUYEMO. YUZUYEMO ni umunyamerikakazi akaba n'umugore. YUZUYEMO rero nawe yaciye agahego ko kugira inzara ndende ku kiganza kimwe kurusha abandi bose ku isi. Inzara ze zose ubwazo zisumba ikiganza ziriho. Aya yatangiye gushishikazwa no gutereka inzara ze anazishushanyaho kuva akiri umwana muto. Yashoboraga kureka inzara ze zikamara amezi arenga 2 zidatose. Ni ukuvuga nyira yamaraga amezi 2 inzara ze zidakoze mu mazi kugira ngo zitavunika. Cyakoze abantu bazi guhanga udushya. Kutangaye se narakubwira umugabo w'umushinwa witwa Chengdu w'imyaka 47. Wakwibaza uti uyu mushinwa we agaragara mu ishusho y'iki gitangaza. Tega amatwi nyikubwire. Uyu mushinwa Chengdu afite ikibyimba ku itama kinini ku buryo bahita muzi wagira ngo ni umubyibuho usanzwe. Oya rwose sibyo. Iyi ni indwara Chengdu amaranye imyaka myinshi. Ngira ngo murumva baba baracamo buri munsi. Iyi ndwara ituma ibihe byiza tugira amasaha yo kurya, iyo ageze kuri we biba amasaha y'umubabaro. Kubumbura umunwa ngo agire icyo atamira biragoye kuri we, mana yanjye. Kubumba umunwa nabyo biramubabaza. Umugabo n'ukuri arababaye. Amarangamutima ntabigarurire ntarababwira uyu mukobwa aryohewe no gusangiza abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram, TikTok na YouTube uburebure bw'ururimi rwe. Uyu mukobwa afite ururimi rurerure cyane. Ibaze nawe umuntu usohora ururimi mu kanwa ke akarukuza ku zuru. Wabishobora se? Gerageza gukoza ururimi rwawe ku zuru ubundi ujye muri comment umbwire. Mu gihe mukigerageza gukoza ururimi ku zuru, reka mbibwira iki gitangaza cy'umugabo witwa KILLAMAN. Uyu mugabo we amaze imyaka 20 ataka inzara. Igize icyo gitangaza afite, ahubwo igitangaza afite ni uko iminwa yari miremire cyane. Ngo ndabona afite iminwa ararengana kabisa. Reka ubutaha rero nzakubwira abandi bantu batangaje kuri iyi si. Muri abo bantu nzakubwira harimo ufite ururimi rwagutse kurusha abandi ku isi. Hakabamo n'undi mugore wo muri Bulgaria ufite agahigo ko kugira iminwa miremire kurusha abandi ku isi nyuma yo gufata imiti myinshi kugira ngo agire isura nk'iyo afite ubu. Nzakubwira n'abandi benshi rero batandukanye mu nkuru z'ubutaha. Nkushishikarije gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, usangize n'izindi nshuti zawe. Ciao ciao, Imana ibarinde.